Dr Niyonzima Jean Bosco, nkaba umwe mu bashinze umuryango Ubuntu Center for Peace, nkaba nanyobora. Ubuntu Center for Peace ni umuryango uharanira ko abanyarwanda, u Rwanda nk'umuryango tukiri ibikomere by'amateka, tukaba umuryango wuje ubuntu kandi utanga ubuntu. Ubuntu Center for Peace ikora iki? Utanga ubujyanama cyangwa nyine nk'uko mubizi mu Rwanda kubera amateka twanyuzemo, abantu benshi bafite ibikomere ariko bafite n'ibibazo by'indwara zo kwiheba, anxiety n'ibindi bibazo byinshi. Muzi ko nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje, abantu barenze 20% mu baturage bose b'u Rwanda bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Rero Ubuntu Center for Peace icyo dukora, kandi ikindi cyagaragaye ni uko abantu benshi batabona serivisi, kabone niyo zihari ntabwo bumva ko bakwiye kujya kuzisaba. Twe rero icyo dukora ni ukugira ngo dufashe abantu uko dushoboye tunyuze muri community. Uburyo tubikora rero, icya mbere duhuza imyitozo twita imyitozo mvurabuzima irimo kunoza impumeko, tukayifatanya no gusangira ubuzima abantu bari ahantu hatekanye, n'imihango imwe n'imwe nko kubyina no kwiyemeza imihigo. Icya kabiri dukora ni uko ibi ngibyo tubyigisha abajyanama b'ubuzima. Ni abantu bafasha, mu cyongereza tubita community healing assistants. Ni abajyanama bafasha gukiza ibyo bikomere. Tubibigisha ibyumweru 6, noneho nabo bakajya muri community aho batuye, aho bakomoka, bakareba abantu bafite ibimenyetso by'ibikomere, ibimenyetso byo kwiheba, ibimenyetso bya depression na anxiety. Twita cyane cyane nanone n'abafite ibibazo byo amakimbirane yo mu ngo. Noneho barangiza bahurira muri, dufasha abantu gukira dukoresheje amatsinda. Buri tsinda rihura rifite abantu 20, rihura rimwe mu cyumweru, bagahura mu byumweru 15. Ariko iyo barangije guhura dukora ubusabane, abantu bakiyemeza gukomeza mu matsinda bazakoreramo igihe kirekire, bagakora ibimina, bagatanga kugira ngo bafashanye. Ibyo bigatuma babashaho gukira no kwigira. Gahunda tuyita imenye wigira. Ibyumweru 15 bya mbere ni gahunda ya imenye, bijyana no gukira ibyo bikomere n'izo ndwara zo mu mutwe. Noneho wigire, noneho iyo bamaze kugarura ingufu, bafitanye icyizere hamwe hagati yabo, bashyira hamwe kugira ngo biteze imbere. Bashaka kubaza rero Ubuntu Center for Peace ikora mu gace kamwe cyangwa mu gihugu hose? Ubundi turashaka gukora mu gihugu cyose, ariko twe twabanje gukora ibyo bita projet pilote. Ni ukuvuga twabanje kureba niba approche yacu, modeli yacu ishoboka kandi ifite ingufu. Buro twarangije kubona ko ifite ingufu, dukorera muri Kamonyi. Tumaze gufasha abantu bageze mu 6500 bagiye bakorera mu matsinda. Ikigaragara nuko nkuko mubibona, mu bantu bafite depression abageze 70% barakize, abafite anxiety, murambabara ntabwo ikinyarwanda nzi icyo bivuga mu kinyarwanda, 69% barakize, abafite ihungabana rikomeye 55% barakize. Ikigaragara nuko iyo bamaze gukira n'ibindi bibazo bigenda bigabanuka, nk'ibibazo byo mu ngo
byagaragaye ko abantu 65% bari bafite ibibazo byo mu ngo byashize bakiyunga. Amakimbirane mu miryango agera abantu 49% bari bayafite yarashize, yemwe abantu baraniyunga, hari nk'abiciye bakiyunga n'abiciwe. Ikindi ni uko iyo ababyeyi bakize abana basubira mu ishuri, hari abana bavuye mu ishuri cyangwa batiga neza. Twabonye ko rero abana bageze bari baravuye mu ishuri hiyongereyeho abana 26% basubiye mu mashuri, ababyeyi babo bamaze gukira. Ikindi ni uko iyo wakize iminsi abantu badashobora gukora kubera uburwayi iragabanuka. Tubona ko hari nk'abataga icyumweru cyose badashoboye gukora mu gihe cy'ukwezi, ubu byagabanutseho iminsi 3. Noneho ubwo tumaze kubona rero ko modeli yacu ifite ingufu, turimo gupanga kugira ngo tuyikwize n'ahandi mu tundi turere. Umuryango wacu watangiye hano mu Rwanda muri 2017. muri exhibition rero turimo kubwira abantu ibyo dukora, twifashishije, dufite video hariya, dufite iyi pull-up, dufite amafoto, hari na raporo, hari n'utu dukarite ushobora kudufata turiho modo yacu, ibyo dukora, uburyo tubikora n'icyo bimaze kugeraho.